Yes, ndagusuje cyane udahema kutwereka ko dukurikiye by'akarusho wakoze subscribe uri umuntu w'umugabo cyane nkwibutsa ko yari cyane igenda bagezaho amakuru atandukanye ya showbiz muri music, cinema, fashion ndetse n'ibindi, aho tujya kugaruka ku gitaramo cya Tuff Gang cyabaye mu ijoro ryashize cyatangiye saa 2. Akaba ari igitaramo cyari kimaze icyumweru gitegurwa kinyuzwa kuri social media zitandukanye, cyakorewe promotion ihagije kabisa ku buryo aho cyatangiye saa 2 z'ijoro cyagiye cyitabirwa n'abantu benshi cyane. Akaba ari igitaramo cyatangiye saa 2 zuzuye, kikaba cyari gikurikiwe n'abantu barenga 100 bagenda bazamuka bagera muri 200, aho cyaje guhagarikwa bageze mu bantu barenga 2500 n'imisago. Akaba ari igitaramo cyatangiye Green P ariwe utangira stage akaririmba indirimbo ebyiri, hagakurikiraho Bulldog nawe akaririmba izindi ndirimbo ebyiri, hakaza gukurikiraho Fireman nawe akaririmba izindi ndirimbo ebyiri, ari nawe igitaramo cyahagarariyeho, aho bivugwa yuko cyahagaritswe n'abashinzwe umutekano, aho bigaragara yuko aba bahanzi batubahirije amategeko yo kwirinda iki cyorezo cya coronavirus cyugarije isi, aho mu kuri stage bose aba bahanzi bagiye baperforminga nta n'umwe wari wambaye agapfukamunwa kandi n'intera ya metero imwe aba bahanzi ntago bagiye bayubahiriza nk'uko bigaragazwa n'amashusho. Bigaragara yuko bavaga stage bagasuzana bisanzwe bahana ama big up, ntago intera ya metero imwe bigeze bayubahiriza, udupfukamunwa ntatwo bigeze bakoresha. Uko bigaragara muri video byagiye byubahirizwa n'abacuranzi Symphony Band, nibo bari bambaye udupfukamunwa banagerageje gushyiramo iyo ntera ya metero imwe. Vuga ko aricyo cyatumye icyo gitaramo gihagarikwa igitaraganya, aho cyari cyatangiye saa 2 kikaba cyahagaritswe saa 3 zirenga iminota mikeya cyane, aho umuraperi Fireman yari asoje kuririmba agiye guhereza undi wari ukurikiyeho microphone. Haje guhita hagaragara ikibazo cy'uko hari ikibazo kibaye, Fireman ava kuri stage, abacuranzi ba Symphony Band basigara bacuranga gake gake, hashize nk'iminota 2 bababuza nabo gucuranga. Bigaragara ko hanze nyine hari ikibazo cyari kibaye, ubwo abantu bari muri iyo nzu nyine yaberagamo icyo gitaramo bahise basohoka, ariko kuri kamera ntago twe babitwerekaga. Basohotse, hasigara abacuranzi nabo baguye mu kantu nyine batuje, bigaragara yuko hari ikibazo. Mbibutsa ko icyo gitaramo cyari kiri kunyura kuri YouTube channel ya MK1 TV, cyari gikurikiwe n'abantu barenga 2500. Guys bateraga comment baliking igitaramo, bigaragara yuko Tuff Gang yarigariye wa muziki nyine wayo abantu bazi, yarigariye wa muziki wakunzwe n'abantu guhera za 2008 kugeza za 2015. Tuff Gang yari yitezweho byinshi, dore ko ntekereza ko bari batangiye kuririmba umwe akubita ku ndirimbo ziwe bwite, hanyuma wenda igitaramo kikaza kuba cyiza cyane cyangwa kikaza kuryoha cyane hagezeho nyine itsinda nka Tuff Gang, dore ko hari amaze kuririmba abasani 3 nababwiye ko ari Bulldog na Green Person na Fireman. Urumva ko Jay Polly yari atarakubita, P-Fla atarakubita, wenda haze no kujyaho itsinda nka Tuff Gang, dore ko byari byitezwe n'abantu benshi, kuko abantu benshi babazaga ngo ni muduhereze show no muri kumwe mwese nka Tuff Gang nk'itsinda, mudukubitire indirimbo zitandukanye nka Gereza n'andi mahiti mwagiye mukora twagiye dukunda za 2008 muribuka amateka Tuff Gang yakoze, za 2009 2010 kugeza 2015, ubwo wenda baje kugenda batandukana, ariko bari barakoze amahiti akomeye cyane. Nk'abantu nakongera nkagaruka kuri icyo gitaramo cyahagaritswe gutya gitaraganya, aho bagiye basohoka umwe hagasigara stage iriho ubusa.
nyuma umunyamakuru wo kuri RBA Lucky Nzeyimana yaje kugaruka tumaze cyangwa abantu bari bakurikiye igitaramo bamaze indi minota nka 20 bategereje ikiba, bategereje ko baza kubabwira ko igitaramo gikomeza cyangwa kirangiye. Haje kugaruka Lucky yambaye agapfukamunwa nk'uko yagombaga kubyubahiriza, yubahiriza amategeko yo kurwanya icyorezo cya coronavirus. Yaje yambaye agapfukamunwa mu ijwi rikeya n'akababaro n'agahinda, bwira bari bakurikiye igitaramo ko gihagaritswe kubw'impamvu zo kubahiriza amabwiriza yo kurwanya icyorezo cya coronavirus, ariko bagomba kugitegura byihuse kikongera kikaba noneho cyubahirije ya mategeko na leta nyine itegeka cyangwa na leta ibwiriza abantu kugira ngo dukomeze kwirinda iki cyorezo cyugarije isi. Nkubwira yuko amakuru twagerageje gutohoza na yuko igitaramo cyahagaritswe, abashinzwe umutekano bagatwara bari muri iki gitaramo bose bahise bajyanwa kuri stade IPRC Kicukiro, ahashyirwa abantu nyine batubahirije amabwiriza yo kwirinda coronavirus. Kandi nkwibutsa ko abashyizweho kuri stade bahakurwa mu masaha ya mu gitondo saa 12 z'igitondo. Abatafu gang rero nabo bivuze ko ariho baraye n'abandi bose bari bitabiriye icyo gitaramo. Mbega tuvuga ko ntago ari ukuvuga ko bari bakitabiriye, n'abari bahagarariye icyo gitaramo bari muri iyo nzu, bose niho bajyanywe kurazwa kuko bari barenze kuri ayo mategeko yo kubahiriza. Mbibutsa ko abatafu gang bari bakoze igitaramo nyuma y'imyaka 3 yose badahurira ku rubyiniriro, dore ko baherukanaga mu mwaka wa 2017 kuri stage imwe muri East African Party mu 2017. Urumva ko harashize imyaka 3, bari bakumbuwe n'abafana babo, bari bishimiwe cyane, byagaragazaga yuko iki gitaramo kiraza kuba successful, yaba kuba giteguye, yaza kuba ku WhatsApp gang, yaza kuba gikurikiye. Byari ibintu byiza cyane, mbibutsa ko Tuff Gang yabayeho mu mwaka wa 2008, baza gushwana bose mu mwaka wa 2015, mu gihe P-Fla yari yarikuye mu itsinda mu mwaka wa 2012. Bose mu gihe bari bahuje imbaraga bakoze indirimbo zigiye zitandukanye zagiye ziba amateka, zabaye amahita akomeye cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda. Nkibutsa ko ari nk'indirimbo nka Gereza, Kwicuma, Amaganya, Inkongoro y'Umushimusi ndetse n'izindi. Naho kirengagiza uruhare rwabo bagize mu guteza imbere umuziki nyarwanda, byaje no kubaviramo igikundiro nabo kidasanzwe, dore ko na n'ubu byagaragajwe n'abafana bari bakurikiye live yabo n'amareaction bagiye bagira by'akababaro bitewe n'uko igitaramo gihagaritswe. Mbega batageze ku byishimo byabo bari bateguye guhereza abafana, cyangwa abafana batageze ku byishimo byabo. Guys, icyo nakubwira, ntusige udakoze subscribe kuri iyi channel, tujye tukugezaho amakuru ya showbiz. Waduha n'igitekerezo muri comment section down below. Ciao.